Yesu nashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, bifuriza amahoro y'Imana, bifuriza umugisha w'Imana, kandi mbabwira ngo turacyari mu kwezi kwa mbere, turi mu kwezi kwiza, ukwezi ko kubiba, ukwezi ko gukora ibyiza, kubera ko ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Reka nkwibutse ko icyo ukoze cyose buriya uba uri kubiba, icyo ukoze, icyo uvuze cyose uba uri kubiba. Rero reka tugume mu kwezi kwiza tubiba, dukora ibyiza, aho turi ndetse n'aho tunyura hose dukora ibyiza, ndetse no mu nzu y'Imana. Imana rero iduhane umugisha, kandi Imana itugirire neza. Mbifurije amahoro y'Imana, weho ugeze ku Gasambi TV ari ubwa mbere, reka nkubwire ngo nguhaye ikaze, weho musangwa, wowe nshuti yanjye tubana buri munsi mu masengesho, mu biganiro. Imana iguha umugisha kandi ikugirire neza. Yesu yaravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye, muze twinjirane mu munezero wa data. Rero nanjye nshimiye abantu bagumanye nanjye, Imana ibaha umugisha. Ntabwo abantu bose baza mu buzima bwacu tugumana, ariko umuntu naza mu buzima bwawe akagumana nawe, uzamukunde, uzamusabire umugisha, nibiba ngombwa nawe umubere umugisha, kuko nicyo kintu cyiza kandi gikomeye. Usanga abantu benshi bifuza abababera umugisha, ariko bo ntibibuke ko bakwiriye kubabera umugisha nabo. Tugerageze kuberana umugisha kandi tugumane. Imana rero iduhane umugisha. Nabashimiye cyane kandi nshimira abantu bakoze subscribe. Ni ukuri muri kubigenza neza, muri kubikora neza. Ndabona turi bashya muri uyu mwaka. Ni ukuri umwaka mushya ndetse w'abantu bashya. Tugomba kuba bashya, tugomba kugira byinshi duhindura. Mu byo duhindura tugomba gukora ibintu byiza biri simati, kandi tukumvira, kugira ngo tubone umugisha, kuko buriya kumvira biruta gutamba ibitambo. Weho rero wamaze gukora subscribe ku Gasambi TV, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ube kuri wowe, kandi uyu mwaka uzakubera umwaka wo gushyigikirwa mu buryo bwose. Imana izaguheho uri na Aroni bagutega amaboko, ntuzigere unanirwa, ahubwo Mwuka Wera azagushoboze mu byo wifuza gukora byose. Kandi amasengesho yose azajya anyura hano ku Gasambi TV azajya kugeraho, niyo waba uri hafi, niyo waba uri kure, ku bwa subscribe wakoze. Imana izajya iguha umugisha kugira ngo ikomeze kugirire neza. Imana izajya iguha umugisha, kuko iyo umuntu akoze subscribe aba yinjiye mu muryango wa Gasambi TV. Imana rero ibaha umugisha, kandi tujye twibuka gukanda kuri like, twibuke gukora share, kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Imana ibaha umugisha cyane. Muri kumwe na Pastor Jackie uyu munsi mu ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rikiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ku neza y'Imana. Reka nkwifurize ko ineza y'Imana yaza mu buzima bwawe. Uyu mwaka turacyawugarukaho, ariko mu izina rya Yesu dushobora kwifuza ibintu byinshi. Twifuza amamodoka, twifuza amafaranga, twifuza guhura n'abantu bakomeye mu buzima bwacu, ariko uyu munsi narinje kugusabira, narinje kugusengera, narinje kukwaturaho ijambo rivuga ngo ineza y'Imana nize mu buzima bwawe. Imana yacu ishimwe. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa kabiri, duhereye ku murongo wa mbere. Ni ijambo ritwereka uburyo Dawidi yagiriye neza umuntu witwaga Mefibosheti. Rero reka nkubwire ngo uko Dawidi yibutse Mefibosheti akamugirira neza, niko nawe ngusabiye kandi nkwifurije kandi ngusaba kwakira ko ineza y'Imana igiye kuza mu buzima bwawe.
nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa. Bibiliya ni nini cyane, twasoma duhereye mu itangiriro tukagera mu byahishuwe, ariko hari impamvu iri jambo riba rije uyu munsi. Ujye uryakira nk'iryawe, we kuvuga ngo ni irya runaka, jya uvuga ngo iri jambo ni iryanjye, kuko Imana igukunda nk'ikinege, kuko nta n'undi muntu musa, nta n'undi muntu mumeze kimwe, ni wowe uri ikinege imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nari nkubwiye ngo uyu munsi ndashaka ko wakira ineza y'Imana. Nari nkubwiye ngo uyu munsi ineza y'Imana igiye kuza ku buzima bwawe. Umaze igihe nta neza y'Imana ubona, umaze igihe ubona ineza y'abantu, ineza y'abantu ikamara akanya gatoya, ineza y'abantu ikaza ifite intego, ineza y'abantu iza umuntu akugirira neza kuko afite icyo agushakaho, iyo akibonye aragenda, iyo akibuze nabwo aragenda, none iyo akibuzeho agenda nabi, agenda agusebya, agenda agukoza isoni, agenda akwangisha isi yose, kuko aba abona ko wamutesheje igihe. Ariko reka nkubwire ngo ineza y'Imana ntago ije imeze nk'izo neza wagiye ubona. Mbese reka nkubwire ngo hari akandi gashya kagiye kuba mu buzima bwawe, ntago ari amakabyankuru, ahubwo niko bimeze. Ugiye kubona ineza y'Imana. Ineza y'Imana ihindura ibyanze guhinduka, ineza y'Imana igukuraho ibyaha. Abantu bavuga ngo urapfuye, ukozwe n'isoni, ibyaha wakoze birakugarutse. Ni ukuri neza y'Imana igeza ku buzima bwawe, ukagirirwa neza utari ukwiriye no kugirirwa neza. Ni ukuri hari igihe kibaho umuntu akaba adakwiriye kugirirwa neza, bitewe n'amakosa wakoze, bitewe n'aho waciye, nawe ubwawe ukajya uvuga uti ni ukuri ntabwo nkwiriye kugirirwa neza. Ariko wibuke ko wa mwana w'ikirara yaragiye ngo ajya kuragira ingurube, ngo bamwima n'ibiryo by'ingurube kubera ko yari yarataye se, kandi ibye byose ngo yaragiye abyayisha ubugoryi bwe. Ariko ngo abonye ko inzara igiye kumwica ndetse n'imirimo igiye kumwica, ngo yigira inama yisubiramo aravuga ati iwacu hari abagaragu benshi, reka njye kureba data, niyo ntaba umwana ariko byibuze ambabarire ampindure umwe mu bagaragu be. Imana yacu ishimwe. Ngo umwana aragenda, Ise akimubona aturuka kure aramuhobera, amwambika umwenda mushyashya, akoresha ibirori abagisha ibimasa, aravuga ati umwana wanjye yarapfuye none arabonetse. Rero kambabwire ngo igihe twibwira ko tudakwiriye ibyiza, Imana ibona dukwiriye ibyiza kandi irabiduha, kuko turi abana mu rugo, nta nubwo turi ibibyarirano, nta nubwo umva, nta kintu na kimwe cyatuma ineza y'Imana itakugeraho aho waba uri hose, uko waba uri kose, kubera ko ngo ijisho ry'Imana nta hantu isi yagushyira ngo ribure kukubona. Imana ishimwe cyane. Imana yampaye ubuhanuzi bwo ku Gasambi TV, irambwira ngo ninze mbabwire ngo ineza yayo igiye kuza mu buzima bwanyu. Icyakora cyo yambwiye ko hashize igihe, ni ukuri ineza idahari. Hashize igihe uri mu burinzi bw'Imana, hashize igihe uri kuri impano y'Imana, hashize igihe Imana ikubwira mwana wanjye humura ndaguhetse, ntabwo uzakorwa n'isoni ndi kumwe nawe. Ibyo ni ibintu byiza bijya bidufasha mu rugendo. Ariko Uwiteka yambwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ineza yayo ize mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Samweli wa kabiri ibice 9 duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari.
umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura. Haleluya, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya ati, umugaragu wawe ndinde ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari ibya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga, ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Imana itugirire neza. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Nari nkubwiye ngo ineza y'Imana ije mu buzima bwawe, ineza y'Imana igarutse mu buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Mbega ukuntu Yesu agira neza, mbega ukuntu Yesu agira neza, ineza Yesu ya none irasanzwe. Mbega ukuntu Yesu agira neza, mbega ukuntu Yesu agira neza, mbega ukuntu Yesu agira neza, ineza Yesu ya none irasanzwe. Mbega ukuntu Yesu agira neza. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahacyamika. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahacyamika. Haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data. Imana ikomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ritubwiye ku mugabo witwa Mefibosheti. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu mugabo ngo yari umwana w'umwami, ariko igihe kiragera kwa Sawuli bose barapfa, kwa Yonatani bose barapfa, ngo hasigara Donemenefo, hasigara umuntu witwa Mefibosheti. Reka nkubwire ngo nawe uko bimeze kose warasigaye. Imana ishimwe cyane. Hari benshi bapfuye ariko wowe uracyariho, warasigaye. Haleluya, haleluya. Imana ije kugirira neza abantu basigaye. Haleluya, haleluya. Ngo nubwo yari amugaye ariko yari akiriho, nubwo yari afite amateka mabi ariko yari akiriho, nubwo yari afite ubusembwa ariko yari akiriho. Zamura Imana icyubahiro, uyibwire ngo Mana ndagushimye ko nkiriho, nubwo nahuye n'ibi byose ariko warakoze Mana. Erebone taya. Imana yacu ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko rero ngo bose bari barapfuye, bose bari baragiye, ntabwo bari bakiriho, ariko uyu mugabo yari akiriho nubwo yari amugaye. Ngo umunsi umwe rero Imana iramwibuka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imana imwibutse ikoresha umuntu witwa Dawidi. Aravuga ati, ariko se ko nibutse ibintu Yonatani yankoreye, ko nibutse uburyo yagiye ampisha, ko nibutse uburyo yagiye angaburira, ubu koko ntawe ukiriho wo mu muryango we ngo mugirire imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo hari abantu bagiye kukwibuka, atari bo bakwibutse, ahubwo ari Imana ibabujije amahoro. Hari abantu bagiye kukugirira neza, atari uko bafite ari beza, ahubwo ari ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo ineza y'Imana nta hantu itagusanga. Ineza y'Imana ijya gukura mu bushomeri bw'imyaka 10. Ineza y'Imana ijya kubakira urugo
rwarasenyutse. Ineza y'Imana ijya igukiza uburwayi wavukanye. Ineza y'Imana ijya iguha amahoro yo mu mutima wari ubura gatoya ngo usare utoragura amashashi, ariko ndumva Mwuka Wera ambwira ngo hari ineza y'Imana igiye kugaragara ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo uyu mugabo rero nyuma y'uko ibyo byose bimubayeho, ngo yari yarafashe urugendo arahunga, aragenda yigira ahantu hitwa Irodebari kwa Makiri mu bakene. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese ugiye kwihisha yihisha mu bakene, kubera ko mu bakene nta muntu uhagenda, mu bakene nta muntu uhatemberera, mu bakene nta muntu uhagera. Ariko ntushobora kujya kwihisha ngo wihishe mu bakire, kuko mu bakire haba ibiryo, mu bakire haragendwa, mu bakire hagerwa na benshi. Ariko ngo yabonye bikomeye aragenda ajya kwihisha. Bonye umuryango wabo wose umaze gupfa, ajya kwihisha ahantu hitwa Irodebari kwa Makiri. Aleluya, Imana itugirire neza. Bene data, natwe hari ukuntu amateka mabi yatubayeho ajya adufata akatujyana ahantu habi, ahantu abantu batazatubona, ahantu ubwenge bwacu butazagira agaciro, ahantu ubwiza bwacu butazagira agaciro, ahantu disipurine yacu itazagirira agaciro. Ndagira ngo wirebe, wibaza ahantu uri. Hari igihe uri busanga ari Irodebari, hari igihe uri busanga ari ahantu hatagerwa, urasanga ari ahantu ubukwe butaba ngo bagutumire, urasanga ari ahantu utagishwa inama, urasanga ari ahantu utagize icyo umaze. Ariko tarabone fodotaya, uyu munsi reka nkubwire ngo aho waba uri hose, ineza y'Imana igiye kugusangayo, kubera ko ineza y'Imana nta hantu itangwa, ineza y'Imana nta hantu ihejwe. Nakubwiye ngo nta hantu isi yagutereka ngo ijisho ry'Imana ribure kugerayo kukubona. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu mugabo amateka mabi yo kubura byose, yo kuba mugaye, yaramuganirije aramubwira ngo nta handi wajya uretse Irodebari ku mugabo w'umukene witwa Makiri netaya done menefo. Reka nkubwire ngo uyu munsi edenetaya, uyu munsi y'isaha, ndagira ngo enetakidevaya, Imana ikurengere. Ndagira ngo Imana igusange Irodebari, ndagira ngo Imana igusange kwa Makiri, Imana igusange muri iyi karitsiye, iyi karitsiye ya Makiri, iyi karitsiye wowe na Makiri, iyi karitsiye yo kutagira inshuti nzima, iyi karitsiye yo kurya rimwe ku munsi, iyi karitsiye yo kuvugwa nabi, iyi karitsiye y'igisuzuguriro, iyi karitsiye y'ubukene, iyi karitsiye y'ubushomeri, iyi karitsiye y'uburwayi. Iyo ubona umuntu witwa Makiri, ndashaka kuyisohokamo mu izina rya Yesu. Imana nikoherereze umuntu gukurayo, Imana nikoherereze umuntu kwibuka. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo ufite ntago kigoye, nta nubwo gikwiye kurenga umudugudu utuyemo, nta nubwo gikwiye kurenga akarere utuyemo. Amen, amen. Hari abantu bagishoboye kugisubiza, hari abantu bashoboye kugikora. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ngo uretse Satani twitambika, ntago ibyacu binaniranye cyane, nta nubwo bigoye cyane. Hari abantu bakwiriye kubikoraho, hari abantu bakwiriye kubidukuramo. Abo ngabo rero niba Imana igikoresha ibintu bigahinduka. Ngo Imana enetaya, ijisho ryayo ribona umuntu witwa Mefibosheti, rimubona kwa Makiri, rirangije riragenda risanga umwami Dawidi, rimubuza amahoro, riramubwira ngo ariko wowe ninde wakubwiye ngo uzajya urya nurangiza wiryamire, urye mayoneze, birirwe baguhetse, birirwe bakubyinira, kandi iyi ntebe wicayeho wayicajweho n'umugabo witwa Yonatani. Ibuka ukuntu yakuburiye, ibuka ukuntu yagusengeye, ibuka ukuntu yakugiriye neza. Enetakidevo, Imana imubuza amahoro. Reka nkubwire ngo iyi saha y'umunota tuvugana, Imana ibujije amahoro umuntu ugomba kugukura muri
ubwo buzima, umuntu ugomba kugukura muri ayo mateka mabi yaranze ubuzima bwawe, umuntu ugomba kukurangira akazi, umuntu ugomba kuguha akazi, umuntu ugomba kuguterera ivi, umuntu ugomba enetaya. Reka aka kanya ndanyeganyeza ikirere, aka kanya ndanyeganyeza etakidevaya. Ikirere cyawe cyari cyaranze gufunguka n'igifunguke, ikirere cyawe cyari cyaribanye n'igifunguke. Ndiyirukana ubwami bw'ubuperesi. Imana yarambwiye ngo uyu mwaka irashaka kudukubitira ubwami bw'ubuperesi, kandi Imana yarambwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo gusenga, dufungura ibirere byacu kugira ngo twakire ibyacu byafatiwe mu kirere. Haleluya, haleluya. Ijambo mperutse kubabwiriza ni ijambo rivuga ngo tugomba gutabarwa ku munsi wa 21. Niko Daniyeli yatabawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu mwaka ni uwo gusenga kugira ngo enetakidevaya idotarabone kidevo enetaya, kugira ngo ubwami bw'ubuperesi burekure ibyacu. Iyo burekuye ibyacu rero turibukwa, iyo burekuye ibyacu abatwibagiwe baratwibuka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo kuko Imana yari yibutse Mefibosheti, ngo nuko Dawidi nawe abura amahoro, ngo nuko Dawidi yibuka ineza yagiriwe na Yonatani, arangira aravuga ati ariko nta muntu ukiriho wo mu muryango wa Yonatani ngo mugirire imbabazi z'Imana. Reka nkubwire ngo izi mbabazi ntabwo Dawidi yavuze ko arize, izi mbabazi ntabwo Dawidi yavuze ko arize. Reka nkubwire ngo nta muntu wakugirira imbabazi, nta muntu wakwibuka Imana itakwibutse. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ineza ije ku buzima bwawe ni ineza y'Imana, ngo ineza y'umuntu niyimutera gukundwa. Reka nkubwire ngo ineza y'Imana niyo ituma tuyikunda, ineza y'Imana niyo ituma tudapfa kandi muganga yavuze ko turi bupfe. Ineza y'Imana niyo ituma tuguma i Kigali kandi inzira zifunze. Ineza y'Imana niyo ituma dukora ubukwe abantu baramaze gushyiraho akadomo. Reka nkubwire ngo akadomo gafitwe n'Imana. Ineza y'Imana niyo ituma dusubira mu kazi, ineza y'Imana niyo ituma tubyara tutari kuzabyara, ineza y'Imana niyo ituma dusazira mu ngo zacu. Abadayimoni baravuze ko tuzashaka inshuro 10. Enetaya done menefo. Ineza y'Imana niyo ituma abana bawe batsinda mu ishuri. Ineza kandi barabafumye, barabaturiyeho amagambo ngo ni ibigoryi, ariko ineza y'Imana ikabaha gutsinda. Ntibatsinde mu ishuri gusa, bagatsinda n'ibya leta. Ineza y'Imana niyo igituma abanzi bawe batakugenza uko bashaka, ahubwo ukababamo, ahubwo ukabatungiramo, ukababamo. Erebonetayini bakaroga, Imana ikarogora, bakagambana, Imana ikakwambutsa. Uwiteka Imana arashoboye. Haleluya, haleluya. Ngo nuko aravuga ngo nta wasigaye mu muryango wa Yonatani ngo mugirire imbabazi z'Imana. Ngo baravuga ngo harahari, ngo ariko amugaye ibirenge. Reka nkubwire ngo hari ijambo Imana ikuye ku buzima bwawe. Nshoje nkubwiye ngo ijambo ryitwa ariko Imana ritesheje agaciro, ijambo ryitwa ariko Imana irarirenze, ijambo ryitwa ariko ntabwo rikubujije gutabarwa, ijambo ryitwa ariko ntabwo riri bwici byawe, ijambo ryitwa ariko uyu mwaka Imana irikuyeho, ijambo ryitwa ariko uyu mwaka Imana itesheje agaciro, ijambo ryitwa ariko rigiye kuguca intege, ijambo ryitwa ariko rigiye kukunaniza, ijambo ryitwa ariko rigiye kugusubiza inyuma, ijambo ryitwa ariko ntago rijya ribuza Imana gukora. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Ndashimira Imana yuko igirenga ariko y'abantu ikatugirira neza. Ndashimira Imana ko igirenga ariko y'abadayimoni ikatugirira neza. Ndashimira Imana ko igirenga ariko y'abatwanga ikatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Ngo umwami abazasiba ngo ariko nta wasigaye wo mu muryango wa Dawidi wa Yonatani ngo mumugirire neza, ngo mugirire imbabazi z'Imana. Aho kugira ngo bamuvuge neza, aho kugira ngo bahite bamutaransifera byihuse, aho kugira ngo bamutangire ubuhamya bwiza, cyakora bavuga ko ahari, baravuga ngo ariko nubwo ahari amugaye ibirenge. Niyo makuru abantu badutangira bakavuga ngo urahari ariko urashaje, wa mukobwa urahari ariko
urashaje, wa mumama urahari ariko nta kazi ufite, wa musore urahari ariko nta mafaranga ufite, urahari ariko ntabwo wize, urahari ariko ntabwo ukijijwe neza, urahari ariko ufite amateka mabi, urahari ariko nta nzu ufite, urahari ariko nta rusengero ufite, urahari ariko ayiwe arahanura ariko arerekwa ariko araririmba ariko ni mwiza ariko ayiwe, reka nkubwire ngo Imana irenze ariko ku buzima bwawe. Zamurira Imana icyubahiro uvuge ngo hari neza y'Imana igiye kuza ku buzima bwanjye. Imana ititaye kuri ariko ingiriye neza, nanjye najyaga ncibwa intege ariko ndashimira Imana yuko ariko itagibuza Imana gukora. Haleluya, haleluya. Zamura ibiganza uvuge ngo nakineza y'Imana. Mana ndagushimye kubw'ineza yawe, ndagushimye kubw'abantu bawe, ndasenze kugira ngo Uwiteka ukore ikintu gishya ku muntu wawe. Jambo ryawe rirambwira ngo ibyakera ntimubyibuke, byashize mwe kubyitaho, kuko ubu ngubu ngiye gukora ikintu gishya kigiye kwaduka, muzakimenya. Uwiteka Mwami Mana, ndahamagara ibisubizo by'inzaduka mu izina rya Yesu Kristo. Reka urengera abantu bawe. Ndabona benshi bari mu mwijima, ndabona benshi amateka baheranye, ndabona benshi bamerewe nabi. Etakide vone sanse dotaya, ndabakurayo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndaguhamagaye, ohereza abamarayika bashinzwe ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu Kristo. Reka batabara ubwoko bwawe. Ndasenze kugira ngo ineza yawe yihute Mana, nk'uko isasu ryihuta, nk'uko umurabyo wihuta. Uwiteka Mwami Mana, reka ariko ineza yawe igenda igere mu bari mu byaha bakizwe baveyo. Ineza yawe igenda ijya mu batawe Mana, batoragurwe n'abandi bantu tutitaye ku babataye, duhamagaye ababatoragura mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe Mwami Mana igere ku bakobwa. Uwiteka Mwami Mana, mwuka wo kubengwa ndawutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ndabahamagarira abantu bashya, ndabahamagarira abantu bihuse kandi b'umumaro. Uwiteka Mwami Mana, ni wowe urema kandi ugashyiraho ngo utanga gutwita, ugatanga no kubyara. Uwiteka Mwami Mana, tanga abafiyanse bazima muri uyu mwaka. Kandi Mana, ndahamagara umwe w'umumaro, ndahamagara umwe w'umugisha. Wa mukobwa we akira umuntu umwe w'umumaro w'umugisha, arihuse, ntazakubaza byinshi kubera ko ari neza y'Imana imwohereje ku buzima bwawe. Mana ndagushimye. Uwiteka Mwami Mana, ndasengera abantu bamaze igihe barwaye, uburwayi bwihisha ndabugaragaje. Reka uburwayi buboneke mu izina rya Yesu. Akira gukira. Uburwayi bwawe buragaragaye, uburwayi bwawe burakize, urabohotse. Ubwo burwayi wari ufite bumaze igihe cyari ikimenyetso cy'uko uboshye, ariko urabohotse, uhuye n'umuganga, urakize, ubaye muzima mu izina rya Yesu Kristo. Reta rabone fodotayi nezekide vaye nesanse dotaya. Ndagushimye Uwiteka Mwami Mana, ndagushimye nyaguhora ku ngoma. Uri Imana ikijije abantu bawe, uri Imana igiye gukura abantu kurya ibiryo bimwe, uri Imana igiye kubakiza barya ibiryo byose kuko ari kumbwiye. Reta ya done menefo, ndagushimye ko Mwami Mana hari abantu bari bananiwe bageze ku musozi. Ndabona abantu bageze bari bageze mu gice cy'umusozi, ariko amajwi ababwira ngo nibasubire inyuma. Ariko urambwiye ngo mu kubera ineza yawe utanze imbaraga zo gukomeza urugendo. Abantu bari bakeneye imbaraga, turi kumwe muri iyi saha. Nimwakire Leta ya done menefo imbaraga zo gukomeza. Imana iri kumbwira ngo nimuhumure, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Wicika intege, Imana igiye kukugirira neza. Neza y'Imana igiye kugusanga muri icyo kigeragezo ikwambutse. Ineza y'Imana igiye kugusanga muri iryo deni iri kwambutsemo. Ineza y'Imana igiye kugusanga muri uko gutabwa igutoragure, kuko ari Imana ishoboye byose. Uwiteka Mwami, neta ya done menefo eredanse dotaya. Uwiteka Imana, ndasengera abantu bafite ubwoba bw'abana, yaba ari minerevare, yaba ari ubwenge bwabo, yaba ari uburinzi bwabo. Mwami
mwami Imana data ndagushimye kurinza abana, ndagushimye kuko ukoze imirimo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndasengera abantu mwami Imana bacumujwe n'akazi, abafite akazi kabi, abatagafite, Uwiteka mwami Imana ndagushimye ko ineza yawe itanze akazi ku mugisha, ndagushimye ko ineza yawe ikoze imirimo, ndagushimye ko ineza yawe yubatse imiryango yasenyutse, ndagushimye ko ineza yawe ikuyeho abantu urubwa, ndagushimye ko ineza yawe ihinduye ubuzima. Ni Imana ishimwe, haleluya haleluya. Muntu wese unyumvise, muntu wese wumvise iri jwi, muntu wese wumvise iri jambo, Imana iravuze ngo ihinduye ubuzima bwe, akira impinduka. Uyu mwaka Imana irahinduye, uyu mwaka Imana ihinduye amashusho, uyu mwaka Imana ihinduye amafoto, uyu mwaka Imana ihinduye amateka. Akira izina rishya, akira guhindurirwa. Umaze igihe uri muri karitsiye yo kwa Makiri, ariko Imana yikwimuyemo. Ambuka ugende atangire gusangirira n'umwami ku meza amwe. Umwami ni Yesu, umwami ni Imana, umwami atanga amahoro, umwami arahembura, umwami aratabara, umwami atanga agaciro. Akira gusangirira ku meza amwe na Yesu n'umwami wawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wari kumwe na Pastor Jackie ukuzana ijambo rikubwira ngo ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Umaze igihe utayibona, ariko hari ikintu kigiye kuba, uvuge ngo mbonye ineza y'Imana. Imana ikumpera umugisha kandi Imana ikundindire. Turi kumwe mu masengesho ku Gasambi TV, mu biganiro bya buri munsi. Tugiye kuzajya dukorana live, ariko Imana irimo iraca inzira. Live igiye kuzajya iba buri munsi saa 3 z'ijoro. Ndaza kuzabamenyesha, ariko nimwakira ineza y'Imana, ineza y'abantu mwarayibuze, iyaje yamaze